none umuntu Imana ihaye diporoma ariyo yabivuze ubundi yitwara arashaka ngo uwo muntu w'Imana wadutumweho amusoma ndashaka gutangariza abantu ngo niba Imana ivuganye nawe jya wihata buryo kivuganye nawe yongera igasigara iguhereza icyo bita umwifato nyuma y'uko ubundi umuntu atuye muri etaje umwifato yifata nk'umuzi abana n'abantu bigenda biti nanivuze ngo mwikosa Imana itakora ntiyakora ikosa ryo guhamagara umuntu idafite ikimuhamagariye kandi ubwo narigize ngo nkwibutse ngo mbere y'uko Imana ihamagara ibanza gutoranya uwigomba guhamagara yego kandi mbere yo gutoranya uwigomba guhamagara ibanza kumenya uwihamagara yego mbere y'uko imenya uwihamagara ibanza kurema uwihamagara yego hanyuma rero mwikosa itakora nubwo idakosa ntiyakora ikosa ryo kuguhamagara idafite ikintu iguhamagariye icyitonderwa rero iyo Imana iguhamagariye ikintu runaka ntiduhamagarira imihamagara imwe hamagara kudiyakona abandi gusenga abandi kubwiriza cyane abandi kuririmba abandi gukoma amashyi gusa abandi ubushumba pastori buri vera mbese buri muntu wese ifite ikintu igenda imuhamagara no kumva akantu mami iyi Imana iguhamagaye yego niba ari mwese abakurikiye Ijambo TV mugubwe neza mu izina rya Yesu Kristo turabasuhuje cyane aho muri hose ndatekereza yuko Imana ikomeje kubana namwe no kubarinda kandi tubifuriza ibyiza byose Imana itegurira abera namwe ibibahe nizere ko mumeze neza cyane kandi hirya no hino mudukurikiye mugubwe neza nsaba utarakora subscribe nifuza gukora subscribe uyu munsi ukibona iki kiganiro cyacu kugira ngo ibyiza byose tuzadusangira bizajye kugera turagira rero ngo twibwirane hano hari abatumirwa turi kumwe ariko mbere yuko mubamenya njyewe amazina yanjye nitwa Ingabire Mukamugire Francine mu blessing ndenejejwe no kongera kuba aha ngaha rero kandi nizere ko namwe munyakire mu izina rya Yesu reka twakire abantu turi kumwe nabo babasuhuze mu izina rya Yesu turabashubuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza turasanga ariko hari abantu baba baje bwa mbere kureba Ifunguro TV amazina n'ingenda bandika Moise Kristo ndadeperi buri muntu mazahinduye imirisho muri iyi minsi rusika byitwa itorero ni paruwasi rero Gasave iryo torero ngaho Uwiteka duhana umugisha amen amen ndabasuje mu izina rya Yesu nitwa Nzeyimana Claude hanyuma nsengera ku itorero ry'umudugudu wa Gihika paruwasi ni Gasave nishimiye kubana namwe kuri Ifunguro TV Imana yo mu ijuru ibahereze umugisha mwakoze turishimye cyane rero kwakira abakozi b'Imana basizwe amavuta y'Imana Uwiteka Nyiringabo abishimira tugiye rero gusenga Imana kugira ngo ibyiza byose Imana yateguye ko dusangira mu magambo yayo ijambo ryayo byahumetswe n'Imana ubundi tugiye kurisengera kugira ngo ubundi rikore ku mitima y'abantu kandi abantu bafashwe n'Imana Uwera wa Isiraheli Samba itarumba Imana y'imbaraga nyinshi data wa twese mwiza turagukunda turaguhimbaza uri inshuti itabura kuboneka mu byago haleluya uri Imana shidimi uri Imana atoreza iwe Imana ishimwe nyakutaramirwa ziringiro bizabizera iri shadoma atuwe za for God shedonima edaiwe Imana ishimwe Imana ishimwe imwanya aniwa ya zareo tegera za winga tifogeda haleluya ufite kwera Imana ishimwe Imana imbaraga nyinshi turi imbere aka kanya turagushimira izina rya Yesu ikimenyetso cy'ubuteka kitugaragare umucyo w'Imana tuvire byiza bw'Imana wigeze wabwira Mwuka w'Imana yawe cisha natwe rwose imbere y'amaso yawe imbaraga Mwuka w'Imana ibendera y'Imana mu izina rya Yesu Imana yibura Imana ihindura ibintu haleluya izina ryawe rihabwe icyubahiro
Haleluya. Imana ishimwe, Imana ishimwe bw'abantu bagiye kumva ijambo ryawe kandi imitima yabo tumaze kwitegura dayimoni utiriganya abantu mu ijambo mu izina rya Yesu ikirogoya turayikubise imbaraga zose zibangamira abantu bituma batumva ijambo ry'Imana izo turasinanije mu izina rya Yesu duhamagaye ukwera kw'Imana duhamagaye umugambi w'Imana mu izina rya Yesu we turatuje murakoze cyane nk'uko twabivuze ko tugiye kubana namwe kuri Ifunguro TV kandi tunejejwe no kubana namwe. Reka dusome ijambo ry'Imana hanyuma turiganireho. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Turasoma mu gitabo cy'Abacamanza ibice 13 turahera ku murongo wa 6 hanyuma dusome ijambo ry'Imana kumva icyo rivuze. 6 bavuze ngo iki? Haravuze ngo uwo mugore ahera ko araza abwira umugabo we ati umuntu w'Imana yaje aho narindi kandi mu maso he hasaga n'ahamarayika w'Imana hateye ubwoba, ariko sinamubajije aho yaturutse, nawe ntiyambwiye izina rye. 7 ariko arambwira ati dore uzasama inda ubyare umuhungu, kandi iti uhereye none ntukanywe vino cyangwa igisindisha, ntukarye ikintu cyose gihumanya, kuko uwo mwana azaba umunaziri uhereye akiva mu nda ya nyina kugeza apfuye. 8 nuko Manowa yinginga Uwiteka ati Nyagasani ndakwinginze ngo uwo muntu w'Imana wadutumweho yongere agaruke atwigishe uko tuzagenza uwo mwana uzavuka. 8 ndasubiramo, haravuze ngo nuko Manowa yinginga Uwiteka ati Nyagasani ndakwinginze ngo uwo muntu w'Imana wadutumyeho yongere agaruke muri twe atwigishe uko uwo mwana uzavuka azagezwa. Amen. Imana ishimwe. Murakoze cyane mwiriwe ariko rero. Yo Imana ihimbazwe. Hanyuma dusomye ijambo marayika yabwiye Mukamanowa. Bibiliya iravuze ngo nuko Manowa Mukamanowa yubuye amaso yarari muri arimo arahinga. Ubundi guhinga ni iki mu buryo guhinga no mu buryo bw'umwuka no gukora umurimo murandimana. Ukuvuga ngo umuntu dukurikiranye guhinga dusomye ni ukuri mu murimo w'Imana. Ni ukuri mu murimo w'Imana, yakora umurimo w'Imana. Ariko no tugarutse ku byo Mukamanowa yakoraga, birivuze ko ari muri mahinga. Ubwo mama yavuze ngo uburetwa bwahozeho kuva kera. No mu gihe cya Manowa yaravuze ngo nuko marayika ngamusanga ngo muri uwo murima ngo arimo arahinga. Hanyuma aza afite ikintu cyitwa amakuru. Amakibaranye amakuru ntabwo ari inkuru, yari afite amakuru yarayafite. Ikintu utaza kumbaza uze kumbaza umuntu wamuhaye amakuru nono, kuko ntabwo yigeze agira ngo twasomye ngo ni marayika w'Uwiteka. Ni marayika w'Uwiteka ntabwo ahishwa. Marayika se w'Uwiteka ntabwo yahishwa. Ntekereza ko mbere yuko aza, mbere yuko marayika w'Uwiteka aza, n'ubundi umugore Mukamanowa yari azi neza ko hari ikintu ari bwakire. Ntabyo yari azi. We ngo yagiye murima guhinga, noneho ngo umuntu amusanga aho mu murima, mbese ni umuntu umutungurana waje amusanze mu rutari biteguye. Noneho ngo aza afite amakuru. Njye ndi kwibaza ngo buriya yakuye. Icyambere ntabwo yigeze azerera mu mudugudu Manowa atuyemo ngo abaze ibintu by'amakuru. Uyu mugore ntabwo yigeze yagenda yaka amakuru abantu ngo ndi mwampaye amakuru ya Mukamanowa. We ngo yaje afite amakuru, ahubwo ubwo yayahawe nde yamenye. Hanyuma rero ngo aza yaramubwiye ngo ndabizi kuri ingomba. Yego ntabwo wigeze ubya nta mwana ufite. Bivuze ngo abantu dukurikiranye Ifunguro TV Imana ibyaba irabizi. Ntabwo ari ngombwa ngo ibibwirwe. No si ngombwa ngo bibwirwe abahanuzi, ahubwo Imana yabo irabizi. Ibyo rero ngo Imana yabo kuko naje gusanga hari Imana nyinshi, ahubwo iyo umuntu yemera ni Imana yabo irabizi. Imana ishimwe cyane. Ndatekereza ko nyuma yuko uwo mubyeyi abwirwa ngo ndabizi kuri ingumba yaguye mu kantu, aribaza ati uyu muntu anzihe twahuriye ajate niki kimuteye kuza, mbese avuye yatumye aza afite amakuru yanjye. Yaramubwiye ngo dore wowe uri ingumba nge ndabizi ntabwo wigeze ubyara, ariko dore uzasama inda ubyara umwana w'umuhungu. Aramubwira ngo ikindi uzamwite Samusoni. Mu yandi magambo yaje afite n'urutonde rw'amazina y'umwana. Aramubwira ngo uzamwite Samusoni. Noneho uhereye uyu munsi mbikubwiyeho
kondisiyo ko numva aramubwira ngo hari icyitonderwa aleluya amen aramubwira ngo uhereye ubu tuvuganye ntukongere kunywa vino ntukongere kunywa igisindisha ntukarye n'ikintu gihumanye aramubwira ngo kuko uzavuka ngo azaba ari umunaziri kuva avuye mu nda ya nyina kugeza apfuye komeze nk'umuntu ushaka kumbaza ahubwo njye hari ikintu nshaka kuvuga numvishira ijambo nk'uyu akantu ushaka kuva kujyana akibagirwa hari n'ikintu cyitwa kumvira imana ukumvira imana kuko twamaze kumenya ko imana ibizi nyuma yo kubimenya biragusaba kuyumvira kuko hari ibyo izi kuri wowe ariko hari n'ibyo gutekereza ndashishikariza abantu badukurikiye kumvira imana kandi no kumenya ko ibyabo ibizi hanyuma gakeya nangerekana numve ukuntu numva bifashijwe turashimira imana kigize ikamenya ibyo yibwira kutugirira haleluya bivuze ngo araje aramubwira ngo ndabizi nta gakekeranyije dufite abantu baza kubaza bakavuga ati harya uri umugore ngo se warabyaye mufite haleluya dushimye ko abana bangahe iyo turi gusenga harya ngo warize imana ishimwe ati ubundi se bagira akazi irakomeye ntabwo ikivuga ati harya uvuka kwa runaka ahubwo iramubwira ngo ndabizi neza kuri ingumba utigeze ubyara dushimye imana isi byacu izi n'inzira abwira ngo uzasama inda nyuma y'ubukene imana irabuze nyuma yo gusonza imana irabizi nyuma y'uburwayi uje we arabizi ntabwo azayitiranya aravuga ngo ndabizi kandi ukwaje azanye n'igisubizo cy'uko ari imana aravuze ngo ndabizi neza kuri ngo mutagira ute utabyara ariko uzasama inda ariko kandi ubyara umwana w'umuhungu mbese ariko ntibivuga ntunyumve nabi abana b'umutwe kujya bishima imana kuko turisezerana abana b'umutwe uzasanga bose bisezerana uzasanga aragisezeranye umwana w'umuhungu umwana ukanyongera ikindi turagihari hari imana ishimwe ariko ariho kondisiyo ziravuze guhereye none wirinde icyo bita igisindisha ahubwo ndi kwibaza yamubwiye ngo wirinde ibisindisha buri ibisindisha ni iki ni inzoga ni urwagwa ni kanyanga ni waragi ni sikori ni mitsingi ni twatangira uvuga ngo tuginga ngo n'utuyuke n'udupeti ibyo byose yabikusanyirije amwe ngo wirinde ibisindisha byose yasuzeho byose amwe ngo ndetse na vino ntabwo yari azemerewe muri icyo gihe ariko ntungutse akantu sanze ibisindisha bitaba inzoga gusa n'amagambo yasindisha ibyo rero nakubwira kuko we yandikaravuze ngo amagambo ubwayo yasindisha ugasanga abantu b'abagabo babiri batatu barayipfa bagiye mu ikarita bagacanga ikarita uwa babiri hanyuma bakamanuka batuka ba batatu bagacanga inganda ikahaca hanyuma bagacanga ikarita iturufu ikabiriye bwana ikabiriye seti ikabiriye isugo bari magambo hanyuma bagakubita yitwa congo ikabikuye mu iturufu bagacanga ikarita zikavaho bakazamuka igisoro bagakubita ndebo bakazamuka bakajya ku makipe se Rayon Sport iraho mukura iracyabaho umuperesenari bimeze bite ubundi se bigeze amavubi aho yaratinye igikombe cy'isi iri byose ni ibisindisha babaho bakajya muri biyari bakarenga biyari bajya mu gisoro n'urusimbi arabwira ngo wirinde ibisindisha byose ni ibisindisha ari ikindi kimwe mutari kumenya muzi yuko uyu muntu ahawe amahirwe magambo ntabwo yari buzajye muri Amerika mu yandi magambo ntabwo yari zizabye mu mujyi wa Kigali mu yandi magambo ntabwo yari kuzaba pasiteri ariko kuko Uwiteka murebye mu yandi magambo ntabwo yari kuzaba umuririmbyi ariko kuko Uwiteka murebye aramubwira ngo nubwo utari kuzaba umuririmbyi nubwo utari uzaba umuhanuzi nubwo utazaba umuvugabutumwa ariko nkugarutseho nkubwiye ko ibitashobokaga bigiye gushoboka none ariko kandi nubwo mbikubwiye ko bigiye gushoboka ariko ngo hari icyitonderwa wirinde ibisindisha mu yandi magambo mu mahirwe imana ihayaba edeford yayi sheto kutayagide hari amahirwe imana ihaye ariko harimo no kwirinda icyo bita ibisindisha mu mahirwe imana igaruriye abantu kuba mu mujyi wa Kigali mu mahirwe imana igaruriye abantu kubyara mu mahirwe imana igaruriye abantu gucuruza mu mahirwe imana yagaruriye abantu mu kubarokora ibitandukanye biri impanuka n'ibindi n'ibikini byabaye muri iki gihugu hari amahirwe hari kondisi ivuga ngo wirinde ibisindisha kuko umwana ngazaba ari umunaziri nyuma y'abantu w'Imana biravuze ngo hari abantu imana yayo batabaye abanaziri cyane hari ikintu cyo kuvuga
nagira ngo nshishikarize abantu badukurikiye bose turi muri iri jambo umuntu wese agira isengesho ryo kubwira Imana yongere imuha amahirwe ya kabiri. Hari igihe Imana izanira umuntu amahirwe uyu muntu ntayaha agaciro ndamubwira tuzajya hanze cyangwa uziga cyangwa uzabyara cyangwa uzacuruza, hanyuma ubucuruzi bukaza bugasanga ari mu gahuge bikamucika. Ejo viza yiwe yajya kuyakira akaba ari mu gahuge bikamucika. Ariko tugize amahirwe yo kumvira ijambo Imana ihereze buri muntu wese ushatse kwakira amahirwe ya kabiri yongere yakira amahirwe ya kabiri. Amina. Ariko ubundi kandi ajya kumbariza ikintu kimwe. Ubundi turagira ngo tubaze abantu badukurikira cyangwa bumva rino jambo ambariza umutima ngo yaje ute. Kora waje aho ubundi abantu benshi batubwira iyo batubwira hari ibyo tubwira yaje muri uyu mujyi wa Kigali akaza azanye envelope yishirimo ntabwo aje ku modoka y'amakara. Hakaba ari n'abandi baje mu mujyi wa Kigali akaba aje yateze. Biravuze ngo umuntu waje ku modoka y'amakara yishinje uwaza ateze yahaga. Ndagira ngo umuntu wese ambarize nubwo hanura waje ute. Urumbajije ngo naje ute nshimira Imana ishimwe rikomeye. Ndashimira Imana ko naje ukondi naje ukondi ariko ndashimira Kristo kwanza yanzanye uko nyine. Mu yandi magambo yatanzana ukondi ntaba yarantoranyije, ariko ndashimira Yesu ko yanzanye ukondi. Ndahimbaza Yesu wampamagaye ampamagara ukondi. Burya ukondi niko yampamagaye nuko yanzanye nyine nta bugufi ni bintu byiza beza amadorodonzi naho mvuka niwacu habi n'imyate natsiraga ku kwibuye ukuntu yitwa makuru uve ku bintu ndekagira ivuga adaturuka ku idini adaturuka kumenya icyo bita amakuru atandukanye nayo mudugudu ajya atangaza y'umuganda w'ubudehe n'ibiki. Nikagendere muhinzi wa w'inkuru yakubwiye ngo mukize yambwiye bya bindi tuziranye yambwiye ngo dorengo ntabwo wigeze bya ariko uzasamina bya mwana w'umuntu zamite samusora uhereye kuvumbi ko bwenge ngo wirinde bisindisha nuko mwana azaba munaziri muvuye mu ndagira ngo nta cyuma cyo gushizaje ku mutwe wiwe mano wabyumve ndirekeraho yaba ari amagambo y'abagore uwo mugore waje wahanga uwo muntu wangaye kuvugana nawe ndahari n'umuntu w'umugabo ubundi nini yaje ne byagenze bitya kuki ubundi yaje yacu ubundi ku mugabo karinje mutwe w'urugo yaza akabarinje abagiyiri bizakubaho ubundi yaje gabanya genda gakeya ntangero nk'umuntu w'umugabo kandi bavuga ngo ikifuzo cy'umugabo mu rugo rwe urabizi se urakuze kiba ari itegeko. Aravuga rero noho rero nanjye icyo numva nifuje umuntu w'umugabo uwo muntu w'Imana wadutumwe. Haleluya. uwo wakubwiye ibyo bintu uwo muntu w'Imana niba tumugireho umugisha yongera agaruke no atwigisha uko uwo mwana uzavuka tuzamugera. Ese koro aho ntaga abantu baba barumvisha ariko bakaba atari gusaba uyu muntu w'Imana wavuganye nawe ngo yongera agaruke. Umuntu akaba bita amasezerano ayamara imyaka 10 ayamara akaba ari muri yaraheze. Bishatse kuvuga ngo abantu turimo tubwira bakwiye kongera gushaka umuntu w'Imana wavuganye nawe ntabwo aho niba babitse inkuru amakuru menshi ariko batarigeze bagira amahirwe kubwira uwabatumweho ngo agaruke. Cyo biriya yambwiye ngo nuko abana bahanuzi babwira Elisa ngaho turi imbere abantu bandi hato twemere tujye kuri date biti byo kubakaho kuba. Aravuga ngo nimugende mu bitembe muze mubaka Imana izabaha umugisha. Ngo umwe muri bo ngo hera kasubira inyuma aramubwira nti mwigisha mwiza mushumba muyobozi wacu turakwinginze wemere kugendana natwe twe kugusiga we gusigara. Hanyuma ihagurutsa Abisirayeli mu gihugu cya Egiputa Mose yarayibaje ndiri kizemeza abantu yuko twakugireho umugisha. Ikiza suko wakwemera ukaza tukagendana nawe. Shatse kuvuga ikirero. Shatse kuvuga ngo byari bikwiriye ngo iyavuganye n'abantu basubire aho bavuganiye nayo bongere bayinginge igendane nabo. Ubundi kuvugana n'umuntu no gusezerana n'umuntu ni kimwe no kugendana n'uwo mwana maya nikiba kugendana n'abantu mwavuganye nawe ni ikindi. Dufite cyo abantu bagiye bavugana n'Imana ariko ntibagendana n'Imana. Bagiye bavugana n'abahanuzi bakavugana n'abapotere bakavugana naho basengera ariko ntibongere kugaruka.
ngo bongere babwire Imana igendane nabo. icyo Imana waba ashaka arashaka ngo uwo muntu w'Imana umuntu akeneye ibintu bibiri. icya mbere ashaka ngo yongere agaruke, icya kabiri ashaka ngo abigishe uko uwo mwana uzavuka azagezwa. urugero ruto irakubwiye ngo nzagukorera ubukwe bagushyingire rwose ugende ushagashiwe na ba nyogosenge na ba so wanyu na ba nyoko wanyu. sawa, icyo ni kimwe. noneho bwira ukubwiye ko izagukorera ubukwe yongera agaruke akwigishe nyuma y'ubukwe uko bizagenda. noneho icyo mbona we yarakeneye n'icyo bita umwifato. Aleluya. Kubabwiye ubundi abantu babuze iki? umwifato. ko wabwiye ko nzajya mu mahanga, ko wabwiye ko nzajya mu Burayi. Bizagenda abantu b'i Burayi iyo umuntu agezeyo akijije yitwara. umuntu ugeze i Burayi ko bambwiye ko nzicara muri banki hari amafaranga, ubundi bajyayo. umuntu wicaye muri banki kandi ari umurokore yitwara. ese ko wambwiye ko uzamura urubyaro, umuntu ubyaye ari Imana imuhaye urubyaro yitwara. ese ko bambwiye ko nzarya, umuntu Imana ihaye ibiryo yitwara. ese ko bambwiye ko nziga, none umuntu Imana ihaye diporoma ariyo yabivuze, ubundi yitwara. arashaka ngo uwo muntu w'Imana wadutumweho amusoma. ndashaka gutangariza abantu ngo niba Imana ivuganye nawe jya wihata buryo kivuganye nawe yongera igasigara iguhereza icyo bita umwifato. nyuma y'uko ubundi umuntu atuye muri etaje, umwifato yifata nk'umuzi abana n'abantu ute bigenda bite. ngo twigishe uko uwo mwana uzavuka tuzamugenza. birangira ngo nuko mukanda nawe agasubira mu murimo ngo wa muntu w'Imana ngo ndashimira Yesu ko arajya yongera akagaruka. turashimira Yesu kajya agaruka. oya izamarambira ngarongera aragaruka. wa mugore ngo bamukubise amaso ngarongera ugasanga umugabo arambwira ni wa muntu w'Imana twavuga yongeye ngwino yaje noneho kwivuganira. Aleluya. abantu ntibasubiraho none ikindi kintu yongere basubire. ndumva yaba byari bikunze ngo abantu bavugane n'Imana, ariko umuntu wese avugane n'Imana ku giti cye bidaciye ku bandi. irumvikanye atari ngombwa ngo ice muri blessing w'umuhanuzi idaciye muri Moyize w'umuhanuzi. iyo wavuganye nawe yigarukire yongere igirute. iyo wavuganye nawe yongere igirute. niba uyu munsi uri mu mahanga bikaba bikuyobeye, ongera uvugane n'iyo yongere igaruke. igikomeye niza yivuganire nawe mu gikari ndashimira Imana ko yagiye ivugana nawe. kandi bishatse kuvuga ngo hari ikintu kimwe nungutse kandi dushaka kubwira abadukurikiranye. uzi ko abenshi barimo baritwaza ibihe, ariko yubahije yavuganye nawe ibihe bitari byaza. Amina. iguha uko witwara muri ibyo bihe ntibigutera ubwoba. Amina. hari abantu bamaze iminsi mpura n'abantu bakavuga ngo ibintu byarahindutse, iminsi yabaye mibi. murabona ko iminsi yabaye. nako narababajije umugenzi ujya mu ijuru ubundi mwambarira aka kantu, hari igihe yegeze ibihe bitegeze bikomera. ubundi umukristo nyakuri, umukristo uboneza ibihe byose byahoze Satani birimo intambara Satani aturwanya. noneho bishatse kuvuga iki rero? abantu kubera ko ari virusi bari baragizeho insengero, bumva ko ibihe byahindutse kuko bumvaga ko bagomba gukizwa bari mu nsengero. kuri ibyo reka mvuge akantu, guhinduka kw'ibihe no gukomera kw'ibihe, nta bihe biriho bikomera kurusha ibizaza. bamaze mushatse kuvuga iki? hari ibihe twagiye tubamo twe nk'abanyarwanda tubona biradukomereye, tubona yuko tutazabivamo. hari n'ibyo twanyuzemo ntiriwe ndondora, twabonye igihugu gicuza umwijima, tubona n'icuraburindi, tubona birarangiye, turapfuye turashize. ntabwo birondoye. noneho tubona ko ibyo ari byo bikomeye, naho kumbi si byo byari bikomeye, hakomeye ibiturimo. ushatse kuvuga ngo ibiturimo nabyo si byo bikomeye, hakomeye iby'ejo. iby'ejo nabyo si byo bikomeye, hakomeye iby'ejo bundi. Aleluya. bishatse kuvuga ngo abantu bareke kwitwaza ibyo barimo uyu munsi ngo birakomeye, bitume basinda yabisindisha Imana cyane. yabwiye uriya mugore kuko yamubwiye ngo mubizirinde, mwirinde, wirinde ibyo bisindisha. icyo gisindisha ukirinde, kuko iyo ndutwite ni umwana urimo ni umunazi. none ikibazo abantu basinze ibyo bihe kandi babwiye ngo babyirinde. noneho beya hari akantu sigaye mbona, wajya kuvuga umuntu
wewe ngo narinje ngo ndeberemo yego da ngo ndeberemo ngo ndebe ngo narinje ngo ndungurukire ngo mpamakuru nende ushaka abantu twice kuri kamera umuntu wese mu ntege ziwe nje kuko yabwiye Gideon ngo genda ukizo mbaraga zawe zingana yihate gushaka Uwiteka ku buryo Uwiteka avugana nawe bakavugana visave ndashimira Imana yacu ariko kari Imana ivuga iboneka haleluya ikavugana natwe ijambo ry'ubuzima ariko ndahamya neza ko tutibeshe kugukurikira ni byiza ntacyo bidutwaye kugukorera ibendera ryawe rizahora rizamuwe kuri twebwe dusezeranye nawe isezerano ko tutazakureka Yesu we turakwemera wowe witegereje abanyegiputa maze urabatungura urabitegereza bacikamo igikuba urongera urabahindukirira ukura inziga ku magara yabo datawe warengeraga Abisiraheli wabakuye mu maboko ya Farawo wabambukije ya nyanza itukura kuguhereye kera uri Imana itaneshwa turakwemera haleluya turemera Imana ivugana natwe kijye yongera ikavugana natwe ikongera ikaduha ko tuzagenda ndahamya neza ko yavuganye natwe tutibeshe yavuganye Manoa ntabwo yibeshye yarabwiye ubundi niwe wavuganye n'uyu mugore wawe aramubwira ndi ninjye nifite confidence n'icyize wavuganye nawe ndashimira Imana kitagikozwa n'isoni zo kuvugana nawe haleluya arabamo ninjye wavuganye nawe ninjye wamubwiye arabamo kandi cyitonderwa ibizuru wavuganye navuganye na Abisiri haleluya hanyuma birirebwa ngo nuko umugore asamye ngabyara umwana w'umuhungu yego birambye ngamwita Samson yego nkuko marayika w'Uwiteka yabivuganye kandi buke ko hari ijambo yamubwiye aramubwira ngo uwo mwana w'umuhungu uzavuga niwe uzatangira gukiza Abisiraheli amaboko y'Abafilisiti bishatse kuvuga iki bishatse kuvuka kwa Samson ikintu yavukiye ntabwo ari ugucuruza cyane si ukwiga amashuri menshi si ukuba umuhanga si ikintu Samson yavukiye ni ugutangira gukiza amaboko pewasifu Abisiraheli ngo amaboko y'Abafilisiti mu yandi magambo gakeya biravuze ngo Imana ihamagariye umuhanuzi muri iyi minsi ni ukugira ngo akize iki ikindi duhamagariye kuko igihe cya Samusoni nubwo dusomye iryo jambo kugira ngo tuvuge abadukurikiranye ikintu Imana gitumye uyu munsi kugira umuhanuzi igitumye Imana ikugira umuvugabutumwa igitumye Imana igukura mu Rwanda ikakujyana mu mahanga igitumye Imana ikwicaza muri biro runaka abantu badukurikiranye no kugira ngo bigende mwikosa Imana itakora uretse ko none kandi Imana idakosa ntiyakora ikosa ryo kuguhamagara idafite ikiguhamagariye Imana itagira uteganya nanivuze ngo mwikosa Imana itakora ntiyakora ikosa ryo guhamagara umuntu idafite ikimuhamagariye kandi ubwo narigize ngo nkwibutse ngo mbere yuko Imana ihamagara ibanza gutoranya uwigomba guhamagara yego kandi mbere yo gutoranya uwigomba guhamagara ibanza kumenya uwihamagara yego mbere yuko imenya uwihamagara ibanza kurema uwihamagara yego hanyuma rero mwikosa itakora nubwo idakosa ntiyakora ikosa ryo kuguhamagara idafite ikintu iguhamagariye icyitonderwa rero iyo Imana iguhamagariye ikintu runaka ntiduhamagarira imihamagara imwe hamagara kudiyakona abandi gusenga abandi kubwiriza cyane abandi kuririmba abandi gukoma amashyi gusa abandi ubushumba pastori buri vera mbese buri muntu wese ifite ikintu igenda imuhamagara no kumva akantu mami iyi Imana iguhamagaye yego niba ariyo iguhamagaye
ku bantu baduteze amatwi ukumva ari ijwi ry'Imana rurema ivuganye nawe, kuko ibihamagara ubundi ni myinshi, n'amagaro ni myinshi, haramagarwa n'abantu, hamagarwa n'ibintu, mbese buri muntu wese oya najyaga mvuga ngo hari ibyiciro bitatu tugira mu idini. Icya mbere kimwe n'uhamagawe n'Imana, kabiri agahamagarwa n'abantu, n'uwihamagaye cyane. Ariko noneho twebwe turashaka kuvuga ku muntu wumvishije ijwi ry'Imana, hari rimwe ryasanze Mukama-Nowa mu murimo. Umuntu wumvisha ijwi rimuhamagara ukamenya neza ko ari Imana iguhamagaye, ndakwinginga ngo ujye ubanza urindira ibintu ibi bibiri. Icya mbere, niba ari nyir'ijuru uguhamagaye, banza uhagarare wikwihuta, urindira Imana iguha imbaraga z'iki guhagurukirije. Nibyo. Niba ari uguhanura iguha imbaraga z'ubuhanuzi, niba ari ugusenga iguha imbaraga zo gusenga. Ubuze impamvu beya tujya dusenga ntiducogore, nuko dufite imbaraga zo gusenga. Impamvu tubwiriza ukabona tuva ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere twahawe imbaraga. Impamvu tubyina ukabona ntabwo turuha, dufite imbaraga zabyo. Impamvu dukora sirikirasi y'igitondo n'ikigoroba tugenda turuha tutaranirwa, nuko dufite imbaraga niba iguhamagarira guhamagarira ikintu runaka, kuko ntiyaguhamagarira ubusa. No, nibanze iguhereza imbaraga z'ikindi gize iguhagurukije. Kabiri, niba niyo iguhamagaye akaba ari iguhagurukije, niguha imbaraga z'ahantu tere, niguha imbaraga zo kuri tere zaho ukorera. Abatabona nk'ubu ngubu twebwe turikora ku butaka bw'umujyi wa Kigali. None ibi ni ibyiza byose bishyikira mu mujyi wa Kigali. Inzoga zadutse ni i Kigali, abambaye mini n'abagenda bameze nk'abatambaye ni mu mujyi wa Kigali. Ibintu by'utubyiniriro tugezweho ni mu mujyi wa Kigali. Ibintu byinshi utamenya ni ibiki bibaza gushyikira kuri tere y'umujyi wa Kigali. None niyo duhamagariye niguha imbaraga z'ahantu iguhagurukije. None kubera iki hakenewe ibyo bintu, biravuze ngo niguhamagara ikaguhagurutsa, ndiguha imbaraga z'iki guhagurukirije, uzagikora kikunanire. Nibyo. Noneho mama Bure, ngaho nawe tubwira abadukurikiranye. Rero ijambo numvaga nshaka kuvuga kuva kare, umunwa wakomeje ushimwa kurivuga. Ijambo riri muri Tito igice cya mbere umunwa wa 5 avuga ngo icyatumye Imana igusiga ikirete kwari ukugira ngo usigare utunganye ibyasigaye bidatunganye. Niba Imana iguhamagaye ikaguhagurutsa, mu by'ukuri ikagushyira aho ngaho aho igusize, hari icyo ishaka ko wakora kandi uhatunganyire, hari ibyo ushaka kutunganya aho ngaho uri. Biragusaba guhagarara neza aho hantu Imana yagusize muri izo mbaraga nyine umukozi Imana arimo kutubwira. Nicyo nendaga kuvuga. Reka nongere mbaze Nzeyi gakeya kugira ngo abwire abantu badukurikiranye ku Ifunguro TV. Ese umuntu utakurikije icyamabwiriza umuntu w'Imana yavuganye nawe, ingaruka irimo ni iyihe? Ingaruka iri mu muntu wavuganye na marayika w'Uwiteka ntakurikize kondisiyo marayika yamuhaye, ingaruka iri muri icyo kintu tubwira abadukurikiranye. Itegeko ryose riberaho kugira ngo abantu barigendereho. Yego. None itegeko ryose aho uzarisanga ryitwa itegeko, yita kumenya ngo hirya ryo hari n'igihano. Nibyo. Gihano urenze ku itegeko. None biravuze ngo niba marayika arabwiye Mukama ngo wirinde ibisindisha, kuko uzavuka azaba ari umunaziri, nta cyuma cyogoshe kizigera kijya ku mutwe wiwe. Biravuze ngo iryo ngiryo ni itegeko. None hirya y'iryo tegeko rero hari ibihano. None ko njyewe njyamura n'abantu benshi kandi nawe urabizi, hari ujya kumva umuntu ngo ni uwa Pastor Rwandamura, ni uwa ADPR, ni uwa Zayoni, ni uwa Gaturika, abantu bakitwaza ibyo bintu. Ariko wamubwira ati hoya nge itorero ryanjye rirabyemera cyangwa birumvikana, aho nta kuntu abantu baba bitwaza icyo kintu bakica itegeko ngo nuko itorero ryemera. Hari ko nenda kubivuga ibyo bintu. Kuba umuntu ari umunyetorero cyangwa ari umunyedini no kuba ari umukristo ni ibintu bibiri bitandukanye. Bishatse ngo tubwire abantu badukurikiranye ko Imana izababaza icyo yabahamagariye, itazababaza amadini. Nibyo. Ngiye cyane ndaga kuvugaho navuga akantu kamwe, Yego. narangiza nkabaza Mary. Yego. Nendaga kuvuga ngo nta muntu w'umuntu ubaho. Nta muntu w'umuntu ubaho. Ubwo nembikuye ku ngingo wari uvuze ngo hari igihe ujya kumva ngo ngewe iyo abantu mu Kristo wa runaka. Yego. Kandi idini ryanjye rirabinyemerera. Kristo wa runaka yarabaye n'uwa runaka. None navuze ngo nta muntu w'umuntu ubaho. Ahubwo abantu n'ab'Imana. Bavuze kwirenga abantu baba abantu
b'Imana. bivuze ngo umuntu uvuga ngo nduwa runaka barimo yibeshye. Ubwo nyine n'uwa runaka. N'uwa runaka si uw'Imana. Ariko si uw'Imana. Kandi ujye wibuka yuko tuvugana tuba mu nsengero no mu madini n'amatorero. Dufite abantu b'abanyedini ariko batari abanyetorero. Kuko itorero ni ryubatse kuri Kristo. No dufite abanyedini bigoranye no kuba wabwira umunyedini ukamubwira ngo ariko wagiye wambarije tugera munsi y'amavira ukareba ko ibintu byagenda neza. Abo ibyo ntibigirwa umunyedini. Kubwira umunyedini nti waretse kunywa inzoga ko ari icyaha arakubwira ntihoshye nti ni ubukene bukwishe nabi. Abo rero ni abanyedini. Hari ikindi kintu teka byose usanga abanyedini babahabanye n'abanyetoro ko abanyetoro bubatse kuri Kristo. Hari ikindi kintu nabonye njya nitegereza ku bantu ugasanga umuntu n'umurokore. Bibiliya iravuga ngo ndumva vuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu abahindutse icyaremwe gishya. None kubera iki turi kubona abarokore benshi muri iki gihe cya none ugasanga yambaye umwambaro rimwe na rimwe wamuha ikizami cyo kunama akaba atakunama. Ikindi cya kabiri wamubwira umwambaro yambaye ukabona aragaragaza ubwambure imwenda w'imbere. None ndafite ikibazo kandi wamubaza ati agakiza kaba hehe kaba mu mutima. Ibi bintu byo nimba umuntu ari muri Kristo Yesu ibya kera babishize akabicyare mu gishya. Aba bantu wabaha message ki amagambo ni kimwe ibikorwa by'amagambo ni ikindi. Yego Yesu yaravuze ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Urakoze cyane. Iyo mbuto yo kwambara iyo jipo ubwo niyo mbuto ye. Ikiri mu mutima kirenze umutima. Abanyarwanda n'abana beza byo ngo nicyo gisesekara ku munwa. Wowe wikaririmba wikwirirwa ujya gusoroma imbuto zo ku mutima soromishije kubona izindi. Iryo by'inyuma rero nuko nguko ari. Ahubwo mwambabarira mukareka tugasa n'abacumbikira none tukazakigarukaho. Tuzagarukaho dusobanura uko Samusoni yogoshwe. Nuko yogoshwe n'icyatumye yogoshwa. Hanyuma tujya gusenga dusoza cyangwa ducumbikira ahangaha tugira ngo dusenge tubwire abana ati Uwiteka azaza kubabaza nimba amahirwe ya kabiri yabahaye mutarasindishijwe n'ibyo yabahaye cyangwa mwarayitondeye. Kandi icyo nenda kuvuga turimo gusoza umuntu wese utaragira amahirwe utarabona amahirwe ya kabiri Imana imugarutse amahirwe ya kabiri. Kandi ikindi nsaba abantu niba utaraho Imana yagusize kuba uri umenye kuri gukorera ku murongo uhengamye ugaruka aho Imana yagusize. Ikindi nshaka kuvuga niba Imana mwaravuganye ugasezerana n'Imana ko uzabana nayo yibwire kugarukeho. Murakoze cyane. Ubwo nanjye icyo navuga ni ibintu bigera nko muri bitatu. Yego. Icyambere abantu baduteza amatwi badukurikiranye umuntu wese ku giti cye. Yego. Yibukiye avuganye nawe. Icyo ni kimwe. Haleluya. Kabiri umuntu wese wavuganye n'Imana yirinde ibisindisha. Yego. Gatatu wavuganye n'Imana kugira ngo ndekere ngo dusenge Imana. Yinginge umuntu w'Imana wavuganye nawe yongera agaruke muri we amwigisha marayika agaruke nuko wicyo yamubwiye. Ndumva ruko nguko ndumva yitangaza neza abantu bari badukurikiranye ku Ifunguro TV. Twatubazanye ijambo rivuga ngo amahirwe ya kabiri, ariko aya mahirwe ya kabiri afite kondisiyo. Amahirwe arimo kubyara, ari amahirwe yo kugenda. Ndagira ngo rero dusengana aka kanya tubabwira ngo amahirwe ya kabiri Imana yabahaye ntimuyapfishe ubusa, kuko uwayabahaye azongera yabibutse cyangwa yabishyuze kubera ko mwayapfushije nabi. Turakwinginga rero wowe yapfushije nabi ukimara kumva rino jambo wongera ugarukaho umuntu w'Imana yavuganye nawe cyangwa se aho marayika yavuganye nawe wongera akwibutse amakuru y'urugendo, kugira ngo ubwo iminsi n'ibihe birimo bigenda bihita byihuta Uwiteka atazakubaza amahirwe ya kabiri yaguhaye. Imana ishimwe. Reka dusenge Imana rero muri aka kanya kugira ngo Imana ishishirwe hejuru mu izina rya Yesu. Mana nziza, Mana nyir'ubuntu bwacu, nyir'urukundo rwacu, Imana itagiceceka kandi nticeceke ku bantu bawe. Aka kanya turasenze, twatuzaniye ijambo rivanga amahirwe ya kabiri. Umuntu w'Imana wavuganye n'abantu baduteze amatwi kandi natwe batadusize yongera agaruke. Muntu w'Irishadone one wayazindimi. Muntu w'Imana wavuganye n'abanyamasengesho yongera agaruke. Muntu w'Imana wa Elishadoba wavuganye n'abavuga butumwa yongera agaruke. Muntu w'Imana wavuganye n'abahanuze yongera agaruke. Muntu w'Imana wavuganye n'itorero
yongera agaruke. Umuntu w'Imana wavuganye n'igihugu yongera agaruke. Umuntu w'Imana turamusabye muri aka kanya kuba duteza amatwi kubumvishira ijambo mwami ngo wongere ubagaruke, wongere ubahe ubusobanuro, wongere ugaruka ku buzima bwabo. Umuntu w'Imana wavuganye nawe nuko umuntu urwaye yongera agaruke. Umuntu wavuganye n'Imana ku muntu ushonje yongera agaruke. Ku muntu w'Imana wavuganye nawe ku muntu aziga yongera agaruke. Turasenze ku muntu w'Imana wavuganye nawe turo defokeda shidiminiwa shedora muntu w'Imana wavuganye n'itorero niyongera agaruke mu izina rya Yesu. Aka kanya turasenze muntu w'Imana yongera agaruke. Muntu w'Imana agaruke ku babyeyi. Muntu w'Imana agaruka bari mu Rwanda. Muntu w'Imana yongera agaruka ku bari muri Afurika. Muntu w'Imana yongera agaruka ku bari muri Aziya. Muntu w'Imana agaruka ku bari i Burayi. Muntu w'Imana turasenze ubutahumeka neza turasenze. Muntu w'Imana yongera agaruke aho uyu mugore atarafite uruzaro. Umuntu w'Imana uzi ibyacu. Umuntu w'Imana utabwirwa. Umuntu w'Imana utareba akavukire. Umuntu w'Imana utareba umuryango umuntu avukamo. Umuntu w'Imana utareba amashuri. Umuntu w'Imana utareba mu Rwanda cyangwa muri Afurika, aho urebera hose. Utabwirwa iby'abantu, utabwirwa iby'uburwayi, utabwirwa iby'ubukene, utabwirwa iby'ubwenge, yongera agaruke atanga ikimenyetso cy'uko ari we wavuganye n'abantu b'Imana. Urakoze nyakubahwa, urakoze nyagutaramirwa. Icyubahiro n'ikibi cyawe kiganze kuri buri muntu wese, uhembera imitima y'abantu kandi mwamira ijambo ibi nkingi y'imitima ku bantu bongera bakugirira icyizere kujya ugaruka. Nubwo bimeze gutyo hari abo byayobeye, ariko turasenze ngo umuntu w'Imana yongera abagarukeho, kuko ujya wemera ukagaruka. Turaguhendahenze ariko ujya wemera guhendahendeka, wongera ugaruke hagati y'abantu bawe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. hanyuma kubifuza ko hari ibyo bakeneye kubabaza, mufite ibyo mukeneye kutubaza, reka dutangire nimero ya telefone uburyo nkabona uburyo muduhamagara bitabaruhije. Imana ibahereza umugisha. Hanyuma nimero yanjye ni 0781 777 633 20. Ndasubiramo 0781 777 633 20. Yego, Imana igomeze ibishimire kandi mugubwe neza ku Ifunguro TV y'umwuka. Imana ibaha umugisha. Tugiye kuvuga nomero zacu rero ni 0788854204. Reka twongere tuzosubiramo 8354 kugira ngo wasaba ubusobanuro bwimbitse cyane cyangwa kongera kumva ashaka kumenya uko yakongera kwitwara, tukamufasha gusenga muri ibi bihe twinginga Uwiteka dufatikanyije nawe. Yaduhamagara kuri izi nomero tugafatikanya gusenga twinginga Imana kugira ngo Uwiteka yongera tugarukeho mu bituruhije no mu bitugoye, ukajya yemera kugaruka ku bantu bayo bayinginze mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Murakoze cyane abari badukurikiye. Ndatekereza ko mugize umugisha wo kumva iyi nkuru cyangwa iri jambo ry'Imana tuganiriye. Ubusobanuro bwinshi murabwumvishe kandi icyo mushakaho n'Imana mwamaze kugisobanukirwa. Ducumbikiye ahangaha iki kiganiro ko tuzongera tukigarure kugira ngo dusobanure neza icyatumye aya magambo tuyavuga. Imana ibaho umugisha cyane rero, mugubwe neza. Ibiganiro bya Ifunguro TV byo nibihoraho. Amahoro y'Imana bane namwe. Murakoze cyane. Bye.